utekereza ko ari nde wakuri umukiriya biterwa n'icyo umuntu akunda niba hari abakunda jewe na manwa yanjye abakunda yaguciye hirya ngo kwaje ubwo nawe ukunda yo guci ariko hari abandi bameze nkanje bakunda ngewe cyane cyane kuguhereza amafaranga ntago baguhaye ubusa ubwo nimba umugabo mugenzi wawe aje akagushima nimba umugabo mugenzi wawe aje akagushima ndi gushaka ndi gukorera ibice ndi kurwana urugamba rwanjye rw'ibice nabo baba barwana urwabo byibuze se Sadou umugore wawe byibuze ugerageza kumuhamagara inshuro zingahe mu cyumweru byibuze ni gakeya gashoboka kuko ngewe umugabo akakujyana akaguha ibyo biceri bye ntago abiguha kugira ngo agushimishe gusa nta nubwo njyana kugira ngo ajye kunkoresha ibindi kugira ngo ujye koza amasahani nyine njyanwa n'akazi akazi ariko karatandukanye abo njyanwa n'ako kazi wowe guke niko njyanwa nyine ako mbivuge ako rero none se ubuza imbaraga zakora ibindi bintu bindi bitareba ibi ngibi wabimaye sukari so ufite sinyamana ngo ufite televiziyo yitwa ugiye ufite poste wari ugiye nk'umutinganyi cyangwa nk'umuntu usa ngiye nka Sadunda rega mfite izina ufite izina ariko abenshi kugira ngo baguhamagare wowe ubwawe baguhamagare nuko baba babonye mu majipo yawe ura Yesu Imana iguhumugisha nuko baba babonye amajipo ntabwo baba babonye ikiri mu majipo rero ntabwo ikiri mu majipo hari ikindi kirimo se hari ikindi kirimo ikiri mu mijo nambariye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes nongeye kuguha ikaze aho dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya abarwa akazamura ibyishimo by'u Rwanda basuka mutoro saa 7 n'umugoroba sasa amatera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere ibyiza bigiye bitandukanye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka ndagusaba gukora subscribe kuri Manzi na Innocent TV nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze gerageza byibuze usharinge video zacu kugira ngo zigere ku bantu benshi bagiye batandukanye uyu munsi rero ni ikiganiro cy'amahoro nyuma yo kugundagura dukubitana amashoti dukubitana ibipfunsi twifuza no kuganira na Sadunda dutuje mu kiganiro cyashize cyangwa se mu byo mwabonye ubushize Sadunda yatubwiraga ko ari mu gihugu cy'u Burundi none ubu ngubu twagarutse tumenye aviriye mu Burundi ukuntu ibintu byifashe ese afite imyanzuro ki kuri famiye yiwe murabona ko nubundi twamusanze mu rugo style nubundi aracyari muri ya majipo aracyambara amastringi n'amasutiya turagira ngo atubwire none icyifuzo kiwe Sadunda tuguhaye ikaze cyane kandi ni byiza nanone kugaruka hano kandi mu kiganiro cy'amahoro ubundi njyanza mu bitagura mugira gute tuzana kwivugana ahubwo hinduka nicyo dushaka turashaka ko hinduka kaba umugabo nyamugabo uheshishemo umuryango we Imana igihugu n'ababyeyi bakubyaye umugabo ni imyenda umugabo n'amapana umugabo ni iki ase we nkubaze gato reba nk'ukuntu wambaye ubu ngubu urumva nta soni ufite koko soni ziki oya Sadou sinshaka gushwana nawe iki ni ikiganiro cy'amahoro ubundi ko umuntu yakagira isoni yakagira wenda isoni abaye yambaye ubusa wenda amabyarira ari mu kirere ubu koko njye nambaye ubusa urabona nambaye ubusa urabona bimeze kandi urabona nambaye ubusa urabona bimeze uburyo ugaragara imbere y'amaso y'abanyarwanda kubona umuntu w'umugabo yambaye ijipo cyangwa yambaye ikanzu tuyifata nkaho wambaye ubusa ntacyo bari kubahesha nta nishimo buri kwihesha wowe ubwawe n'umuryango wawe nuvango uravuze ngo imyambaro nambaye meze nk'uwambaye ubusa buri none se amabyariro uri kuyabona mu kirere si ukuyabona ariko reba nk'ako kantu wambaye noneho karacitse kacitseho reba imoko zawe ziri ku gasozi
ziri mu gasozi heza urabona. reba ako kantu urabona kataracitse hose Niba karacitse sinyine karacitse nasi mwe nanuci. Sadu sinshaka guserera nawe uyu munsi twaje mu kiganiro cy'amahoro nakubajije urambajije uti wavuye mu Burundi ute ufite migambi iki migambi mfite rero migambi mfite ibibazo byose uri kubaza bisa nk'ibipfuye amaso unyumvire kandi kuri gufokasinga ku myambarire cyane nzayifokasinga Sadu nkubwiza ukuri mu gihe ntari nawongera kukubona muri costume wambaye costume ufite bibiri ugiye gusenga nzakurwanya nimba uzi ukuntu Imana na shitani bidashobora kwiyunga niko nta kiyunga nawe cyambara ibyo bintu narakoze ibiganiro hano mwana kagende se nakubeshya ntari mubeshya ngo banyibye mukora ibiganiro ntari murapfuka mu murasera mbese rwacu rwanjye murarukota mu muri kurusera rurimo amadayimoni yayandi atabaho bafite amahembe ahubwo babi uzi ikintu kimbabaza buriya nuriya mwana wirirwa uriza sha Sadu ariko ubwiza umugore wafite burura urabubona imboga zibona abana sha amahirwe se nayakura uzi buryo uriya mugore wari n'umukiriso wanamwongoza se byibuze ngo umukize agahinda shanga byumve uburyo yakwihebeye Sadu uri imbwa sha twagiye nawe ziranga mubaza ikibazo cye burya ngende mwicare ruhande nkore ivi na ivi ruhande rwe none si ibingibi none utekereza ko ibingibi uri gukora ari byo biri kumushimisha ko binyinjiriza none suza amafaranga nakwe mu Burundi niba bize neza ngahaza kuva nava mu Burundi ko niyeze nongera kumva gasaku ngo gaho none se byibuze umwoherereza ko amafaranga wakoreye ayo muri yose ndayamuye Sadu amafaranga wayamuta yamuha amafaranga waryamaniye n'abandi bagabo uri umugabo mugenzi uri umugabo amafaranga aba ariho umuvumo aba yuzuyeho amabyi cyane bishatse kuvuga ngo abakobwa basambana bakabishyura amafaranga babona mu musambano wabo abayuzuye n'inka imbi cyangwa amasoro hoya ntago ari ibyo biba byuzuyemo urumva utumye ntera ibuye ku karere n'izina ry'Imana mvuze umwanda mani mvuze umwanda cyakoze reka mbanze nisegure ku bakunzi banjye gusa icyo nashaka kumvikanisha niba uri inka urabira niba uri endera hebe Sadu nakubwiye ko nashaka guserera nawe nyine niba uri umunyabyaha oya Imana imbabarire rwose ubundi ikintu gitumye mvuga biriya bintu ni agahinda n'umujinya ngiye wo buntera mani nisegure ku bakunzi banjye mu mbabarire rwose muteyagaira riso umwana wawe ndakurera ni boss wa muteyagaira Sadu urabizi ko uramutse undakaje mu majipo na yakwambura si ubizi kandi uyu munsi twavuganye ko tugoye gukora ikiganiro cy'iki cy'amahoro njye nakubajije ngo uri wanje ndazana ingangi kubita ibitugu iyo mwirirwa mu mukorani amabi hano mu nzu oya ingangi igomba kundindira umutekano ibintu byananze byarakomeye twihute twikomereze imyanzuro ufite sibyo ngo we ni iyihe imyanzuro mfite rero ni iyihe niyo gukomeza ngakorera amafaranga mu buryo bwose bushoboka ugaca inyuma umugore wawe ugenda uryamana n'abagabo bagenzi bawe ntabwo muca inyuma ese namuca inyuma ese ni njyewe ndabatinga ahubwo mugane ari wowe ari nabo reka mbabwire musobanukirwe ibintu dusobanurire neza njyewe ibyo mu nkeke ntabwo ari byo nkora njyewe niba niyambarira gutya nkikomereza uri kumva nkambara gutya nkajya mu mihanda nkajya na hehe ntabwo ngiye gutega cyangwa ngiye gutinda none wagiye mu Burundi ngiye gutega kandi uri kumva kuko akenshi barabibonye ariko nubwo nawe ngiye gutega sibyo ikintu uko cyumva ndakumva ntabwo njyewe nega ngo baninge cyangwa mbatinde ahubwo njyewe baneka kugira ngo boss ufite akabari azanwaye mu kabari ke ngende muri abakiriya baze baje kureba ibyo byiza bigeze mu kabari ibyiza byahese ubwo ngubwo wowe basize isake hariya bagashyira n'ikiyoni hariya bakabwira abantu uti muze mutoranye wowe ubwawe watora isake cyangwa watora ikiyoni biterwa n'umuntu icyo ashaka n'icyo akunda bashyize umukobwa mwiza hariya
udafite amanwa nkayo yawe nkaya ruhaye bakazana nawe ubwaye bakagutereka hari utekereza ko ari nde wakuri umukiriya biterwa n'icyo umuntu akunda niba hari abakunda jewe n'amanwa yanjye abakunda yaguciye hirya ngo kwaje ubwo nawe ukunda yo guca ariko hari abandi bameze nkanje bakunda ngewe cyane kuguhereza amafaranga ntago baguhaye ubusa ubwo nimba umugabo mugenzi wawe aje akagushima nimba umugabo mugenzi waje akagushima uri umugabo akakujyana akaguha ibyo biceri bye ntago abiguha kugira ngo agushimishe gusa nta nubwo njyana kugira ngo ajye kunkoresha ibindi kugira ngo ujye koza amasahani nyine njye njyanwa n'akazi akazi ariko karatandukanye ntabwo njyanwa n'ako kazi wowe gukeye niko njye njyanwa n'akazi k'ahantu hari pibirike nk'ubu ngubu urugero yigeze ubibazaho nko mu Burundi nari ngiye gutaha hoteli hari hoteli iri za Kibitoki hafi ye urabigora abana na Nyagasambu ndahabona Kibitoki iri hafi nk'uko wabona Nyagasambu na Kigali hamara hari hoteli Kibitoki hafi ya Bujumbura iri bafunguye vuba njye nari ngiye rero kuyitaha kugira ngo abakasitoma baboneke mu Burundi kandi byarakunze nicyo rero bamereye wari ugiye ufitiye poste wari ugiye nk'umutinganyi cyangwa nk'umuntu usanzwe ngiye nka Sadunda rega mfite ufite izina ariko abenshi kugira ngo baguhamagare wowe ubwawe baguhamagare nuko baba babonye mu majipo yawe hanyuma ura Yesu Imana iguhumugisha nuko baba babonye amajipo ntabwo baba babonye ikiri mu majipo rero ntabwo ikiri mu majipo hari ikindi kirimo se hari ikindi kirimo ikiri mu mijo nambariye reka nambaye ibintu byadaje reka twikurikiye gatera amatsiko kandi niba mamagaye akavuga ati ninze n'amajipo ngenda n'amajipo kandi wowe wari winjira mu ndege se ntabwo ndagenda mu ndege kuki ngenda nagiye ku kibuga cy'indege ari Kanombe nambaye guri nambaye kanzi itanikora ninjiramo neza mu kibuga cy'indege baransaka barangije baranyinjiza mu ndege ndagenda ngiye Burundi Bujumbura none vidiyemo fata imodokari za Kibitoki itanikoraho yijimye naho kandi karabaye abakobe none barandangira kandi wa nishema bura rero kugenda ari umuntu ugenda mu ndege ari umunyabyaha bakamutwara nk'irahe mu ntuze mu rukiko mpuzamahanga uko yisha abantu nawe rero wari ugiye wumvaga ugiye nk'umuntu wishimye nari ngiye mu kazi kandi nishimye kuko nabonye mafara turi kurya se siko bimeze reka twikomereze rwose nawe uzahirwe n'ibyo urimo reka twikomereze ufite gahunda ki ku muryango wawe umudamu wawe araserereye afite iserera afite ibibazo hanze niki ni ugusenga gukomeza gusenga niba asenga by'ukuri akomeza asengere umuryango we nyine hanyuma ikindi ngewe ndawifuza ko igishoboka cyose nkwiye gukora nzagikora ariko life yakomeze yavanse none kuki utari gushaka kubana n'umugore wawe ibyo ngibyo ukora ntago wabikora se munabana none se umusirikare yajya ku rugamba akabana n'umuryango we kandi ari ku rugamba babana bate telefone uyikuraho binezerezo wongera kuyishyira hashize imyaka 2 uvuye Darifuru nibwo mwongera kubana nanjye rero nimva Darifuru nibwo tuzabana ubu ri Darifuru hano uba ni Darifuru ndi gushaka ndi gukorera ibici ndi kurwana urugamba rwanye rw'ibici nabo baba barwana urwabo byibuze se Sadu umugore wawe byibuze ugerageza kumuhamagara inshuro zingaye mu cyumweru byibuze ni gakeye gashoboka kuko ngewe akenshi na kenshi nkunda kumuhamagara ariko mfite amafaranga ngiye kumwohereza kugira ngo baze niba yayabona ese byibuze umugore wawe uramukunda namukunda sinaba naragiye imihanda gushakisha mba ndi mu rugo ndyamye nawe akaba ari ujya gushakisha nge nkaryama no tuvuge ko ibi ngibi byose uri gukora uri kubikora ku bwa famiye yawe ku bwa famiye nyine ako mbivuge ako rero none se ubuze imbaraga zakora ibindi bintu bindi bitareba ibi ngibi wabimaye sukari so ufite sinyamana ngo ufite televiziyo yitwa ni Icyogajuru TV show sinyamana ibintu nyuzaho wambaye nk'akazi ukaraka akazi naye nirwa mvuga ndo berekanye umuntu nawe ushobora ariko rero ko n'ujye umenya rero ko njyako none ubu ngubu ubonye akazi gafatika ibi wabireka ngwino ugunerura aha ngaho uvuga ngo ngwino mutereke hariya
wicara ukore kariya kazi ugakora urebe ko nakakora izo ngufu uvuga se sinzifite icyo kintu se sinagikora ntagikora ahubwo ikibazo gihari ni kimwe ese urakora ibyo utabonye kandi ufite ibyo ubona wagakoze bihari erega hano hari abakobwa b'abagore nyine bafite gahunda bafite amafaranga kandi benshi ni Burundi bariho kuko njyayo nigeze amafaranga menshi nabonye ntabwo ari ayo na hoteli yo bampaye akenshi nabonye n'amafaranga y'abakoboyi nyine bari bariyo mu bagore bariyo bakubwiraga ati ngwino twaje hamwe ati turashaka kunzutsu kandi rero banzu pesa bagapesa nkahita nomboka nk'ibi leta niru agenda izo nari mfite aho ndara mfite umutekano wanjye wari kunkura nabashukashwa nyine bakambikira bakambura nuko babimeze Sadunda tugera ku musozo basi gira ikintu ubwira umuryango wawe ikintu nawe ubwira ndabanza ku bantu badukurikira abantu badukurikira aho tuba turi hose ntabwo tubanga ntabwo ari ukubanga kujya muri ibi si ukubanga sibyo yes mbanga buri gihe wazajya unuraho kamera nkayimena ufite uburenganzira ntabwo wanuraho kamera ngo ubyemere ufite uburenganzira bwo kubyemera nangwa nkabyanga mbanga ntabwo nabyemera ko mushyiraho ngo mubereke ibyo ndimo nabibahisha impamvu bakunda nubwo bafata umwanya bakamuka bagatondagura verbe muri message akayabo batuka ibintu bitabaho byinshi cyane nanga ibyo bitutse byabo ntabwo nakunda gufata iki kimikoro cyabo ngo kinjye ku munwa mvuge na kamera kuko nabandi kwamamaza ibikisi na kimwe nabandi kwamamaza ahubwo ni life yanjye ndimo mwebwe nemerera mugatunga mukandera hirya kamera mukambaza nkayivugira iyo life yanjye so ndabakunda rero bajye banakora subscribe na share kugira ngo bananshigikire basi uko biri uko kigikira vuga hari abanyemera nyine nanjye bandi kwiyamamariza hano mu kigikire barakumara okay good nicyo nababwira abantu mu dukurikira hanyuma ejo nabwira family nayo ndayikunda kuko mbaye nakunda family yanjye ntabwo naba ndi muri biki naba nabisobanura kare naba ndi mu bindi ugasanga turabwiriwe nangwa turaburaye radio zaragisohoye mu nzu nkuko yasanga yabikora nkuko radio yansuraga mu nzu ko yibone yes rero kwemera ngamba ikanzu nk'intana nagiye gutimba nagiye gutigita ibice nkuko babimeze Sadunda urumva ukeneye iki kugira ngo uve muri iki ngeso mbi nubwo nabivuze mu kiganiro cyabanje nubwo nabivuze abantu bakanira amabuye ikintu mpora mvuga buri munsi ntabwo kuba ndi muri byishimo nishimiye kwambara ikote nkajya mu biki nkeneye ikintu cya mbere cy'ibanze ni amasengesho nkuko nabonye ko mwansengeye hano mwasengeye urugo ntahari mukarusengera musenge no ku mitima yanyu musenge aho muri hose musenge bishoboka ariko icyo nkeneye ni amasengesho kuko nanjye kuba mbirimo sibyishimo ikindi cya kabiri amasengesho burya ntabwo washyira mu rugo mu isafuriya ntabwo wayaha randirodi wayishyura randirodi ukwezi kwashyira hagusora mu nzu ukajya mu ishyamba ukabana n'inyoni bagakomeza bakagusengera ukarinda ubura amazi yo gukaraba bakagusengera ukarwara inzoka bakagusengera malariya ikagutya bakagusengera ukarinda upfa bakigusengera ntabwo rero amasengesho bayarya niba ubufasha bw'amasengesho bubonetse mukansengera n'amadora abakeneye amafaranga abakenewe nkareba ko wenda nabivamo agize n'uwitanga akavuga ati njye simbi gushakamo aho kunuka bavuga ati simbi gushakamo akavuga ati mwoherereje uko biri kose muhaye n'ibihumbi senkani uko byagenda kose senkani burya wanarangura intoryi cyane ugacuruza cyangwa inyanya ugacuruza habonetse n'uwitanga akavuga ati bigenze gutya ndagufasha ariko nongera kubikubonamo bizaba ikibazo abazanye umugisha cyane ibyo bishobotse twahere n'ikanzu kuko impamvu nayigiyemo nawe nayigusobanura cyane turagushimiye cyane rero Sadunda namwe iyi cano y'abanyarwanda
n'abatuye isi ikomeze yavanse cyane. Turagushimiye ndetse dushimira nawe wari udukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane. Ibiganiro byiza kandi byinshi byo nakagaruka. Turabakunda cyane.